Yesu ashimwe bene data, muraho neza. Nongeye kubahereza ikaze mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Reka dutangire dusenga. Mana y'urukundo, Imana igira neza, tugushimiye ko duhaye amahirwe yo kongera kumva ijambo ryawe. Nyemerera Mwuka wawe wera afungura imitima yacu, adushoboze kumva icyo uvugana natwe ndetse anadushoboze gusohoza icyo wadutumyeho. Tubisabye Imana twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Kuri uyu munsi wa kane turakomeje n'ubundi ku ntego dufite muri iki cyumweru yo kugira ubuhamya bwiza ku Mana, ariko kugira ubuhamya bwiza ku Mana byo bikwiriye gukomeza bikaba iby'ubuzima bwacu bwose. Kuri uyu munsi wa kane rero w'iyo nyigisho turasoma mu gitabo cy'itangira ibice 49 umurongo wa 3 ndetse n'uwa 4. Izi nkuru ni igihe Yakobo yari arimo ahereza abana be umugisha, ahera rero ku mfura yitwa Rubeni, niho tugiye kuganiraho uyu munsi. Itangiriro 49:3 randitse ngo Rubeni uri imfura yanjye n'imbaraga zanjye, wo gushobora kubyara kwanjye kwatangiriyeho, urushaho icyubahiro, urushaho gukomera. Uri nk'amazi kuko udahama hamwe, ntuzabona ubutware kuko uri uburiri bwa so, niho wabuhumanije, wuriye indyamo yanjye. Imana yacu tugirire neza. Uyu muhungu ku murongo ubanza wa 3 babanje bavuga gukomera kwe, ariko bageze ku murongo wa 4 bazanamo indi kese, bazanamo ikindi kintu kitari kizwi n'abandi bantu. Imana yacu tugirire neza. Mu maso ya bene se, Rubeni yari imfura, yari umunyacyubahiro, yari imbaraga z'umuryango. Urumva ko na se yavuze ati uri imbaraga zanjye, uri imfura yanjye. Imana yacu tugirire neza. Ariko hirya yo kuba imfura, hirya yo kuba imbaraga z'umuryango, yari afite indi kese abantu batari bazi. Imana yacu tugirire neza. Hariho abantu mu by'ubu buzima b'imfura pe, bavuga neza, bagira urugwiro, bakunda abantu, bitanga, mbese mu by'ubupfura byose ukaba wabatangira amanota 100%, ndetse ukabona ni n'abanyembaraga nka Rubeni, kuko Rubeni se yaramubwiye ati Rube uri imbaraga zawe, uri n'imfura yanjye. Ariko hirya y'ibyo ngibyo Rubeni akagira indi kese abantu batari bazi. Imana yacu tugirire neza. Akagira indi kese yamubujije umugisha. Imana iturengere kandi twiteho. Mu maso y'abantu yari umuntu ukomeye, ariko hirya y'aho ngaho mu bitaboneshwa amaso cyari ikibazo gikomeye cyane, ngo yari ameze nk'amazi adahama hamwe. Ikintu cyabiteye ngo ni uko yabashije kurira indyamo ya se. Mbese yuriye uburiri bwa se yaryamanye. Yakobo yari afite, wenda kuba atazi izo nkuru, Yakobo yari afite abagore benshi, yari afite abagore 2 n'inshoreke 2. Noneho rero Rubeni yari yararyamanye n'inshoreke ya se, ni ukuvuga uwo mudamu wabyaranye na se. Rubeni aracunga, abandi batabizi, bararyamana. Bamaze kuryamana agira ngo abantu bo ntibabimenye, ariko Imana yari yarabimenye. Umusaza rero aya makuru yari ayafite mu gihe yari agiye gusoza urugendo rw'aha ku isi, arimo atanga umugisha. Arabanza aravuga ati Rubeni uri imfura yanjye, Rubeni urakomeye, uri imbaraga zanjye. Ariko Rubeni hirya y'ibyo ngibyo afite ikindi gikese, ati burya na bya bindi nabyo ndabizi. Uko niko rero ibya Rubeni birashushanya ukuntu abantu benshi cyane babayeho muri iyi minsi. Ni abanyembaraga, baritanga, bakora ibintu mu bigendanye no kwitanga, bafite imbaraga nyinshi cyane. Mu bigendanye n'iby'umurimo wo ku rusengero baba bafite imbaraga nyinshi. Mu bigendanye no kumenya ijambo ry'Imana bafite imbaraga nyinshi cyane. Mu bigendanye no kumenya gusobanura ibintu ni abanyembaraga, kandi ni n'imfura. Ubabona bagenda uko bitwara ubona ari imfura. Ariko hirya y'ibyo abenshi bafite andi makesi. Mwene data, ubu nyumvishije aho Imana iyo ikubonye igutangira ubuhe buhamya. Aho mu maso y'abantu niba ugaragara nk'imfura kandi ukagaragara nk'umunyembaraga mu by'ubugingo, ariko kandi hirya y'ibyo ngibyo ufite indi kesi ikubuza umugisha. Iyo kesi ya Rubeni ngo yatumye atabona umugisha. Se yaramubwiye ngo nta mugisha uri bubone bitewe n'icyo wakoze. Mwene data, agira ngo wongere wisuzume, nanjye nisuzume, urebe yuko nta birego ufite mu maso y'Imana. Ahari mu maso y'abantu bishobora kuba ari amena, ariko urebe no mu maso y'Imana. Imana itugirire neza. Yimenya n'ibyihishe n'ibyakorewe mu bwihishe, ibasha kubimenya. Nkwifurije kugira ubuhamya bwiza ku Mana. Bya bindi abantu baba batazi waba warakoze, Imana igutegeye amaboko ngo uyisange mu bikiranure. Wowe rero ugihagaze neza, bon courage, komerera muri Kristo Yesu. Yesu aduhana umugisha.